marayika yampaye ubutumwa nkuzaniye wowe nkurikiye, ndabuvuga mbabaye kuko ari igihe cya Pasika, ariko urundi ruhande ndabuvuga nezerewe kuko nanone ari igihe cya Pasika. Wowe unteze amatwi, niba utemera ubuhanuzi, ntiwemere umwuka w'Imana, ntiwemere mwuka wera, data na mwana n'umwuka wera, yiriki kugezeho ubwo butumwa si ubwawe. Ariko marayika yavuganye nanjye arambwira ngo uyu mwaka nguhaye ubutware mu biganza, uswape kandi utangariza abantu ko uyu mwaka tuwuswapye. Kuwuswapa ni nko kuvuga ngo uyu mwaka tuwukuyeho 25, tuwugize yenda 27 cyangwa tuwugize 7 cyangwa tuwugize 3, ubwuzure cyangwa ukuzura kw'Imana. Marayika avugana nanjye ngo ubu butumwa ntiburare, byuka ubutangaze, haguruka utera intambwe, wasame ndivugira. Uwo nabonaga wambaye ibyera ahagaze imbere yanjye ni igitabo kinini cyangwa se registre, agumana nanjye mu mwuka asomesha ibyo nabonaga, ari nabyo nje gutangaza. Arambwira ngo ukwezi kwa 4, kuva mu kwezi kwa mbere tugeze mu kwezi kwa 4, Yesu yadahagarara nawe bari bagutambyeho igitambo, nuko Yesu yakurengeye. Yadahagararana nawe urupfu rwari rukugezeho byari byarangiye, kandi uba warasebye cyangwa ugakorwa n'isoni. Dushimiye Yesu ko wabyaye cyangwa ukabyarwa bwa kabiri cyangwa bwa mbere, wabonye usimbuka aya madene, ubona usimbutse ubukene bw'indengakamere, ariko mbese hari ibibazo byinshi Yesu agusimbukije. Tugeze mu kwa 4, tega umutima wawe n'ubwenge bwawe, wizere ubutumwa bwiza. Mu kanya turi busengane isengesho ryo guswapa uyu mwaka, tuhindura umwaka w'umugisha n'ubuzima ku buzima bwawe. Ntabwo ari njye ubikora, ntubone jewe wicaye imbere yawe kuri kamera, ahubwo Umwami Yesu n'urukundo rwe ni ruwe wambwiye ngo nanyuze mu mibabaro irenze iyo ngiyo nakweretse. Nabonye imanga nini cyane iri munsi y'umusozi, marayika akuramo abantu ambwira ngo dore aho abantu bari gutakira. Yesu Kristo mwana w'Imana. Mbona marayika amanuye ikintu gisa na dorone, akuramo abantu mu gikombe cy'umusozi kirimo hasi cyane, abantu bagongera barira. Nabonaga barira kubera amadeni, mbona barira kubera uburwayi, mbona barira kubera agejeje imyaka 30 nta mugabo nta umubaza izina, mbona agejeje imyaka 30 ari umusore arira, yarabuze umukobwa kandi bahari. Mbona barira, abantu barira ari benshi cyane nk'ikibaya. Niba mwari mwigera mubona ahantu hateraniye abantu mu butayu bari gusenga, ariko buri muntu wese asengejwe mu cyifuzo cye, niko nabibonaga umwuka w'Imana anyereka. Mbona basenga basaba ko bataterezwa cyamunara, mbona basenga basaba ubwenge, mbona basenga basaba kwihana, mbona basenga ibyaha byaranze kubavaho, mbona basenga barira baboroga bavuga ngo Mwami Yesu turapfuye turapfuye, bakoma induru bataka cyane, ndetse bamwe bava n'amaraso. Niyo mpamvu hano hari umuririmbyi nifashishije ngo Igetsemani Yesu abira ibyuya by'amaraso. Marayika arambwira ngo abandi bayobye inzira, bamaze ukwezi, bamaze amezi bagenda batarasubira mu murongo w'inzira n'ukuri n'ubugingo, ahubwo bihimbyemo ugukiranuka kwabo mu nyungu zo kurengera umubiri, kuko umubiri wari uri kubabazwa. Turi muri Pasika twibuka mu isezerano rya kera Pasika iremewe, mu isezerano rishyashya Pasika iremewe. Marayika nzaniye ubutumwa bwiza buri muri Luka 22 uhereye ku murongo wa 7 ukageza muri 13. Haravuga ngo, nabwo nabibonye byanditse uko, haravuga ngo nuko Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo nimugende mu murwa mwamamaze mutangaze ibya Pasika. Baramubaza ngo turabitangaza gute, turabitangariza he? Arababwira ngo muragenda mu murwa, muri buhure n'umuntu wikoreye ikibindi cy'amazi, nimumara guhura nawe mumukurikire inzu yinjiramo, mumwinjireho, mwinjirane nawe muri iyo nzu, mumubaze ngo umwigisha arasangirira he n'abigishwa be ibyo yateguye bya Pasika. Nuko ngo ari bubereke icyumba kinini mu murwa cyo hejuru, nuko muheze mutegura abo turi busangirire ibya Pasika. Nagira ngo
nkubwire ubutumwa Imana yampaye ko Yesu mugiye gusangira ibya Pasika kandi mugiye gusangira ubuzima budashira, koko abantu bari bazi ko bageze ku itsinzi, abantu bari bazi ko bageze iyo bajya, ariko mu by'ukuri ugiye gusangira n'umwami wawe ubuzima budashira. Kandi nkwifurije rwose ibihe byiza. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Nuko marayika wavuganaga nanjye arambwira ngo tangaza ko ukwezi kwa kane ari ukwezi kw'amagorwa, amarushwa, intambara. Hari urugo rumwe twasuye rw'umuntu wari ukomeye ariko adakomeye cyane, marayika arantembereza, tugeze mu cyumba kimwe abikamo icyo nakita sitoke y'ibyo kurya. Dusanga mu mufuka w'umuceri harimo ikiro kimwe, amavuta ntayo, ifi y'igikoma yari ntayo, ubugari nabonaga hari agafu gakeya kajya kungana ikiro kituzuye, n'akawunga mbona akawunga ishaje isa n'iyapfuye, ariko arambwira ngo inzu ni umusaka nta byo kurya biyirimo. Marayika arambwira ngo none ibi uri kureba urimo urabibona? Ndi kubibona. Genda utangaze ibi bikurikira: uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ubundi ni umwaka mubi mu buryo nge ntashobora kuvuga ngo byumve, ariko wowe unkurikiye ngo agahinda k'inkoko kamenwa n'inkike yatoyemo. Ni wowe uzi umutima wawe amageragezwa arimo, ni wowe uzi umutima wawe intambara zirimo, ni wowe uzi ibintu usimbutse, ni wowe uzi ibiri imbere yawe, ni wowe uzi n'ibyo warose mu nzozi. Wowe udukurikiye hano ku Mbabazi TV 3, wowe wakanze subscribe turagushimiye, cyangwa se sabone nawe utarayikanda profitiyeho kugushimira uyikande. Dukomeje mu izina rya Yesu. Marayika avugana nanjye arambwira ngo ibi bihe turimo, ibi bihe munyuzemo cyangwa se mugezemo, ni umwaka mubi, ni umwaka mubi uswape, ni umwaka ushobora kwaka ubugingo abantu benshi, imbaga nyamwinshi ikabura ubugingo, igataha yikoreye amaboko yerekeza mu muriro, kandi naho n'abazajya mu muriro bazaha Imana icyubahiro. Ni umwaka mubi abantu bashobora kubura abagore babo, ni umwaka mubi abantu bashobora kubura abagabo babo, ni umwaka mubi abana banyu bashobora kunywa urumogi cyangwa akanyanga n'ibindi, ni umwaka mubi amadeni ashobora kunanirwa kwishyurwa, ni umwaka mubi abantu bari gukorera mu gihombo muri kuramo, ni umwaka mubi ibihugu bitazigera bihuza, ni umwaka mubi abantu bazikekana kugeza n'ubwo abaperezida nabo bagira n'urwikekwe ntibizerane. Marayika arambwira ngo swapa uyu mwaka uhindura umwaka wa 7, abandi mu uhindura wa 3 mu buryo bwo kwizera, kuko Bibiliya iravuga ngo na Pasika, ijambo ritangiza Pasika muri Bibiliya rivuga ngo yazanwe no kwizera, yashyizweho no kwizera. Ubwo bizeraga ibijyanye n'umwana w'intama, ariko hakaba n'umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo. Rero nibi nabyo bishobokera bizera, niba utemera ibijyanye n'umwuka wera biragoye kuri bugendane natwe. Marayika arambwira ngo uko bireba nuko ubyumva, ntabwo uyu mwaka bikomeje uku imbere y'Imana ntimwawurangiza. Bamwe banywa inzoga kubura uko bagira, abandi bagwa mu bibero ba Delila, abandi babogosha nka Samusoni, abandi basitara nka Dawidi, abandi bahura n'ibibazo nk'ibya Uriya, abandi bahura n'ibibazo nk'ibya Aburahamu. Ariko umwuka w'Imana arambwira ngo swapa uyu mwaka uwukureho, swapa uyu mwaka uwuhindura umwaka wa 7 w'umugisha. Kandi mu kwizera wowe udukurikiye, izere ko uyu mwaka ugiye guhinduka umwaka w'umugisha. Yesu agiye Yesu muzasangira urupfu. Uyu Yesu mvuga ikuzimu yarwanye isaha imwe ya 9 aranesheje, mu isi isaha imwe ya 9 aranesheje. Isi ikura isaruti ngo ihinda umushyitsi, imukubitira isaruti iramubwira ngo urakoze mwami Yesu. Ikuzimu naho abadayimoni baragwirirana ngo ibituro biranyeganyega, buri kimwe cyose giha Yesu icyubahiro. Nagira ngo mubwire wowe dukurikiye ko buno tuvugana marayika ku buzima bwawe, nta kintu Yesu atanesheje, ntacyo Yesu atatsinze, ntacyo Yesu atakoze, nta nicyo Yesu adashoboye, ahubwo mwizere, muamini katika jina la Yesu Kristo.
aragufasha, arakurengera, aragusayidiya. Haleluya. Ni umwaka marayika yambwiye ngo kubatizera, ni umwaka ugiye urimo impanuka z'abadayimoni, ni umwaka urimo impanuka z'abadayimoni n'iz'indege n'iz'amato n'iz'amamodoka. Marayika arambwira ngo kandi abantu benshi bahagurutse nta sirase bafite muri uyu mwaka. Marayika arambwira ngo ni umwaka w'ubutindi n'ubuhanya n'ubukene, ni umwaka urukundo ruzakonja, bimwe Pawulo yavuze ngo mu minsi y'imperuka ibihe by'ubuhenebere mu minsi ya nyuma biteye ubwoba bizagaragara. Uyu ni umwaka unkurikiye umuntu turi kuvugana, ni umwaka tugiye guswapa, kandi niwizera bikubere uko wizera, kuko twebwe ntacyo dushobora gukora kiruta icyo Uwiteka yakoze. Haleluya. Mu nkuru y'akababaro n'agahinda nuko marayika wambwiraga yambwiye ngo uko ibi bintu biba mu mwuka tunabivugira mu mwuka, n'ababyumva bigasaba ko babyumvira mu mwuka. Harimo abahita babyita imbuga nkoranyambaga, abandi bakabyita social media, abandi bakabyita views, ariko hoya ntabwo ari byo. Uwizera ntazacibwaho iteka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Izera uve mu mageragezwa mu izina rya Yesu. Koko nabonye marayika akura abantu munsi y'amapine y'imodoka, mbona marayika ari kwarura abantu mu muriro, kandi nkabona umuriro, umuntu ahagaze mu muriro hagati, ariko umuriro uramuzengurutse ariko utaramugeraho, arimo atakamba atabaza. Marayika arambwira ngo biriya ni ibigeragezo bizengurutse umutima, dore abantu barenda kwiyahura. Marayika arambwira ngo abantu bataye ingo zabo kubera ibigeragezo, abandi bata abagore babo babatana n'abana kubera ibigeragezo. Hari n'abandi buno bari kumva ubu butumwa nabo bendaga kwiyahura. Hari abantu babuze ayo gucira n'ayo kumira. Uwiteka dutabare kandi Uwiteka aturengere. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rishyirwe hejuru. Ndagira ngo marayika warura ari we Yesu Kristo, ushya yarura bafite icyo yokeje, ni Yesu wakubambiwe, ni Yesu wagucunguye, ni Yesu wakwitangiye igorogota inyabihanga ku musaraba kugira ngo ugire ubugingo buzima. Mungu asifiwe. Nabonye uyu mwaka Yesu atarambuye ukuboko ngo aguhe depanage. Umwanditsi mu gitabo cya Yobu yaravuze ngo Yobu ibigeragezo byaramuriye, biramujujubya, biramubabaza, arangije avuga ngo noneho aho bigeze tanga ingwate, nanjye ibigeragezo biranyishe, nimara kuba muzima nzagusubiza. Harimo abantu bari kugeragezwa badafite icyepfo n'icyaruguru, uko niko kuri. Ngo ikigeragezo kiraryana kikarusha inzara yitumba, urugamba ndimo kurwana rurakomeye. Iyo ruza kuba urugamba rwo ku mubiri, nari guhamagara abakomeye, nabo bakafasha. Haleluya. Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 bareke bagende ikivunga, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Intwari zirihanga, intwari zirabandanya, aho imbere ni heza hazambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunga, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Uyu mwaka ni umwaka uri guca abantu amaguru, ni umwaka uri guca abantu amaboko, ni umwaka uri guhekura ababyeyi, ni umwaka uri kujishura igihugu, ni umwaka uri gukura ibere mu kanwa bonkaga, ni umwaka uri gukura imugongo ukabatereka hasi mukigenza, ni umwaka ikirere kiri kugwisha imvura y'abazimu, ni umwaka izuba riri kwaka ritwika ritakiye kweza ryakiye kurumbya, ni umwaka marayika yambwiye ngo ufashe icyemezo cyo kuwuswapa. Ibi bigeragezo byose, buri rugo rugira puberi rutamo ibibi, kandi
buri karere, buri mudugudu, buri murenge, buri ntara habaho mondisi cyangwa pubera ahantu bata imyanda. Niba unkurikiye tegura ahantu tugiye kujugunya iki kigeragezo. Yesu akugirira impuhwe iki gikombe kikurengana. Nabonye abantu icyuya kibarenze kugeza bundi abagabo niba ngo bazajya biyushya kuya, abagore bakabyara bavuye kurondeza. Uyu munsi wa none nabonye n'umugore yiyushya kuya, ndavuga ibintu nibikomeye. Marayika yasuye arasura arambwira ngo itegereze urebe, rebesha amaso abiri nturebeshe rimwe. Ese biriya uri kureba? Nabonye abarira mu kibaya, nditegereza mbona amarira, nditegereza mbona abantu bata impinja, mbona izo bajugunya muri tuwarete kubera ibigeragezo, mbona izo bata mu migezi kubera ibigeragezo, mbona ibigeragezo biri kurya abakomeye, mbona ibigeragezo biri kurya aboroheje. Mbona marayika ari kumbwira ngo reba, kugeza ubwo nabonaga umuntu arira amaraso. Mu buzima bwanjye sindabibona. Yesu niwe wasengeye Getsemani abira ibyuya by'amaraso, ariko mbona umuntu asenga arira amaraso. Marayika arambwira ngo Pasika, ubundi niba warajyanye na Yesu muri iyi mibabaro yo kubambwa, ukajyana na Yesu, barabigishwa bajyanye na Yesu muri ibi bibazo byose, babimiye icumbi hamwe, izuba ryo mu butayu ribakubitira hamwe. Yesu bamuhimbira ko ari umugabo w'abagore, harimo Mariya, Suzana, Magdalena, bari abagore bose bagiye bakizwa. Yesu ndetse ngo Pasika itarasohora bagiye bamugaragaza cyane, Bibiliya iramugaragaza cyane, akavugwaho byinshi. Rero ngira ngo uhereye mu kwezi kwa mbere, burya ku itariki ya mbere bonani irangiye, abahanga binjiye mu bibazo. Ndagira ngo niba ari n'ubwa mbere bumvise iri jambo uri umupagani, abaje mu gitondo n'abaje saa 9 Yesu abahemba kimwe, byose bishobokera bizera. Pfukama aho uri. Niba utarapfukama nta kigeragezo ufite, fata umwanya, shinga iryinyo kurindi. Bibiliya iravuga ngo ni mwikosantare, ni mufunge pinye. Ijambo ry'Imana abantu bumva rirura rirabiha koko si yabo, ariko wowe wihangana ukajyumva ukarirangiza. Felicitation vraiment, uri umuragwa w'ubwami n'ubugingo. Marayika wamishuriraga wanyerekaga arambwira ngo ibyo uri kureba n'ibindi ntakweretse, n'amarushwa n'amagorwa, isi, igihugu, umuntu ku giti cye, kugeza n'uri mu nda arimo arataka. Umuntu arataka bisanzwe, ariko n'uri mu nda arimo arataka. Marayika arambwira ngo rero ushyireho amasengesho yo guswapa uyu mwaka, guswapa uyu mwaka, guswapa uyu mwaka. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ngira ngo unyemerere ngiye gusengera ibi byose marayika yampaye, nitumara turakomeza n'izindi gahunda uko umwuka wera adushoboza. Ariko marayika yambwiye ngo ngiye kubaha Pasika. Iyi Pasika rero reka senge wowe ugiye kurya iby'Imana iri buguhe mu cyumba cyiza, mu murwa hejuru, ntabwo ari hasi. Wowe Yesu yatoranyije, wowe Yesu yategekeye, wowe Yesu yemeye. Nyemerera dusengane iri sengesho. Ndagushimiye mwami Yesu, abantu basangira biriya na biriya, ariko nawe usangira n'abantu bawe. Ufite uburwayi murabusangira, ufite ubukene mukabusangira, ufite ubukire mukabusangira, ariko abakire ntibemera gusangira n'abandi ubukene, kandi abakene ntibemera gusangira n'abakire, abakire ntibemera gusangira n'abakene, ubukire ku bukene cyangwa ubukire ku bukene. Mu izina rya Yesu, wowe rero usangira n'umukire, uganasangira n'abakene, ugasangira n'urwaye, ugasangira n'umuzimu, ugasangira n'umuntu mu rupfu abandi bamutayeyo, ugasangira n'umuntu mu buryo ubwo ari bwo bwose, mukabishuti papa. Icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Tuguhaye isaruti mu izina ry'uwatubambiwe kandi waducunguye. Uyu mwaka muswabye mu izina rya Data
n'umwami Yesu n'umwuka wera mu mutima, ku mubiri, kuva mu musatsi ukagera mu nzara z'ikirenge z'uwizeye. Nanjye ndi hano, udukurireho umwaka w'ibigeragezo nk'ibi, onodi Jesu, uduha umwaka w'umugisha. Amezi asigaye udutangiriza umwaka w'ubuzima n'amateka n'amashimwe. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Haleluya. Udutangiriza umwaka ibyari amarira, ibyari induru, ibyari intambara, ibyari amasasu, nibihinduka umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bazagaruke bashima, abantu bazirotorove bari mu mahoro no mu mashimwe. Haleluya. Abantu bazaririmbe hoziyana bavuga ineza n'urukundo wabayeretse wabagiriye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ukwizeye ave muri iriya manga nabonye, ukwizeye ave munsi y'ibarabara ajye mu ibarabara, ukwizeye ave inyuma y'agahinga, ukwizeye ave hariya ajye mu murwa, mu nzu nyanzu. Haleluya. Ukwizeye ntazacibwaho iteka, kandi ukwizeye umwarure muri uyu muriro nabonye uzengurutse umutima ari wo bigeragezo. Onodi Jesu. Ukwizeye akakwiringira, uhagararane nawe mu rugendo rw'abizera n'abubaha Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro iteka ryose. Amen. Reka turirimbe indirimbo imwe, nitubona dukomeze. Wa mwanya mu Getsemani sinzawibagirwa, ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye, byaragushenjaguye pe n'urubanza rwanjye. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Intumwa zagusizeyo zarakuzinukwa, natwe ntabwo twashobora kubigereranya. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse, bya byuya byawe wabize ku bwanjye, ku bwanjye. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Ngira ngo mbifurije Pasika nziza abakurikiye Imbabazi TV gatatu. Pasika nziza. Ngira ngo urabibona iki kiganiro tugisohoye aka kanya, njyamye mu ijoro, mbisubiyemo njyamye mu ijoro. Marayika yasuye ampa ubutumwa bwa Pasika, arambwira ngo Marayika ampa ubutumwa bwa Pasika, arambwira ngo umwaka uratangiye mu kwa kane. Nabajije Marayika ndamubaza aya magambo umbwiye,